ko hari ibintu waruhugiyemo muri iyi minsi ndashaka kumenya muri iyi minsi Theo wahugiye mu biki jewe mpora mu bintu bimwe kuko icyambere ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi nta gihe mbaho ntafite aho kujya kuririmba cyangwa ubutumire ibyo twita ibiterane cyangwa se ibyo twita ibitaramo kubera rero ari byo mporamo uyu numbura ujye umenya ngo yagiye kuririmba nta kandi kazi nkora nibyo mbamo gusa arabivuze kuko ndabyibuka muri iyi minsi bwo yarafite n'ubuhanzi yarafite n'indirimbo nyinshi by'umwihariko ni navuga ngo ni nk'ikiganiro cya mbere ashobora kuba akoze nyuma y'amatora hari indirimbo yagiye agaragara mu bice byo hirya no hino mu gihugu birimo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi ku rwego rwa perezida cyangwa n'ahandi bagiye bamamaza abakandida Theo ni ibintu bitavuzweho rumwe abantu babivuga ati na Theo uririmba gospel yagiye muri ibi yagize gute wabarabyumvise niyo waba utarabi jewe nitwa Uwiringiyimana Theogene abantu bakunda kunyita Theo bose babireba amazina nayo hari akantu ashorejeho avuga ngo abantu bakunze kunyita Theo bose babireba kuri ni Gospel TV ni amahirwe tugizeyo kukwakira bwa mbere ubundi mbwira mu magambo make bose babireba ryavuye wenda navuga ngo numvaga abantu babizi wenda nawe urimo ariko niba kirimo abantu bashidika ariko nemera ubuhanuzi impamvu rero nashatse ko tuganira ku kintu cy'ubuhanuzi mu minsi yashize hari umuntu wahanuye twarabibonye twagiye tubyumva aravuga ngo hari undi muntu wo muri gospel ugiye kwitaba Imana warabyumvishe Theo numvishe babivuga ariko sinabyitayeho kuko hari n'igihe wumva n'ibintu abantu ukagira ngo ni n'ibyo bihimbiye kuko uwo muntu wese namwumvishe ahubwo numvishe babivuga haciye n'iminsi yego jewe ubwo narinzi uko buri buki uwo muntu akanapfa cyangwa se nyine agataha ubwo urumva rero aho bigeze nyine nuko nabyumvishe nkuko nawe wabyumvishe ngiye rero icyo gihe nkibyumva natangiye kureba hirya no hino ese iyo wumvishe ibintu nk'ibyo bikavugwa noneho mu ruhando uhagazemo ahantu nawe wisanga ubyakira gute ntabwo bugira umutima wawe byinjiramo gute ubyakira gute nkagira ubwoba rero iyo umuntu agenda baravuze ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka ngo riba ryagiye kure urumva iyo ugiye ureba n'ahandi ugahita ureba n'iwanyu wajya Uganda ukareba wajya muri Kenya ukareba wajya aho za Malawi na za Zambia tujya ukongera ukareba n'iwanyu twe tumeze gute none ukagira ibyo wakifuza wenda wabonye ahandi urumva kuvuga uti yaba natwe mu Rwanda twari dufite iki twabi tugeze kuri uru rwego nk'iyo ngiye muri Kenya ni igihugu kiri muri East Africa ariko ni igihugu njyamo nkumva ngeze kwifuza gukomera ariko nifuriza igihugu cyanjye n'ahantu twaramubutse hari umuntu waba gukeneye sinzi niba ari nimero wahinduye ntayo nahinduye ahubwo yari arigemba nayikuyeho nk'ubu niriwe aha turi nahiriwe ntanemerewe kwitaba telefone twari mu nama kuva saa 3 dore saa 12 zirageze harimo amatora wabibonye n'umuryango witwa Abadasigana wahuje abahanzi reka mba yes munyemerere nanone mbahi kase kuri ni Gospel TV ariko kandi dushima Imana yongeye kutwemerera uyu munsi twaba tugihumeka umwuka w'abazima birashoboka ko wowe uri kudukurikira tari amahoro bitagenze neza ariko kuba byonyine uhumeka n'ubuntu bw'Imana nabyo twabihera Imana icyubahiro nk'ibisanzwe rero nakubwira ngo ni kwitonda Clarisse ahangaha kuri ni Gospel TV naje ariko kandi ntago ndi njyenyine nguhaye ikaze rero wowe udukurikiye wowe wahisemo gukurikira ni Gospel TV uyu munsi aka kanya uyu munota akaba ariho ukanze kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu nk'ibisanzwe rero ntago ndi njyenyine uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa benshi mukunda benshi mwari mukumbuye benshi kandi muhora mwifuza kubona cyangwa kumva nanjye nakubwira ngo na amahirwe kuba nongeye kumubona ariko kandi ndabizi nge nawe turi abavandimwe nkuko nge nawe kandi nanone turi abavandimwe ya munyemerero tumuhe ikaze ariko kandi nawe nkubwira ngo karibu kuri ni Gospel TV deka abasuhuze
urakoze cyane abantu badukurikiye ndabasuje mukomeze kugubwa neza aho muri hose Imana ibagirire neza. Sinzi niba ari ubwa mbere umubonye ariko ndabihamya nashidikanya ko waba ari ubwa mbere umubonye kuri Ni Gospel TV ariko ntago ari ubwa mbere umubonye cyangwa umwumvise. Reka atwibwire ngende umva nkeneye n'amakuru ye muri iyi minsi. Jewe nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bakunda kunyita Theo bose babireba. Amazina nayo hari akantu ashorejeho avuga ngo abantu bakunze kunyita Theo bose babireba. Kuri Ni Gospel TV ni amahirwe tugizeyo kukwakira bwa mbere. Ubundi mbwira mu magambo make bose babireba ryavuye. Wenda navuga ngo numvaga abantu babizi wenda nawe urimo, ariko niba kirimo abantu bashidikanya cyangwa bataza amakuru, bose babireba ni ijambo riba mu ndirimbo naririmbye yitwa Icyifuzo. Hanyuma rero nanjye nagiye kumva numva bari kunyita gutyo, ariko siko nitwaga, sinitwaga bose babireba. Birangira witwako. Murakoze cyane. Ati benshi barabizi, nanjye koko ndabizi, ariko nagira ngo wenda niba ari umuntu bwa mbere dukurikiye nawe abyumve. Ariko se kandi uyu munsi namuzanye mfite ibintu nka 3 cyangwa 4 cyangwa byinshi nkuko muri bubyumve nshaka ko tuganiraho. Theo, uyu munsi tukwakiriye kuri Ni Gospel TV, ariko hari ikintu kimaze iminsi gicicikana hano hanze kijyanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi urabwemera? Ubuhanuzi ndabwemera, ariko nemera ubwasohoye. Munyemerere nseke muri ubu buryo ubwasohoye. Nge nemera ubuhanuzi bwasohoye, kuko n'ubundi ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Iyo butarasohora bari ibintu nyine ubwo buba biri hagati. Ubwo bivuze ngo biba ari amagambo. Biba biri mu gutegereza kuko hari igihe bitanasohora. Ariko nemera ubuhanuzi. Impamvu rero nashatse ko tuganira ku kintu cy'ubuhanuzi. Mu minsi yashize hari umuntu wahanuye, twarabibonye, twagiye tubyumva, aravuga ngo hari undi muntu wo muri gospel ugiye kwitaba Imana. Warabyumvishe Theo? Numvishe babivuga ariko sinabyitayeho, kuko hari n'igihe wumva ni ibintu abantu ukagira ngo ni n'ibyo bihimbiye, kuko uwo muntu we sinamwumvishe. Ahubwo numvishe babivuga haciye n'iminsi. Yego. Jewe ubwo nari nzi uko buri bucyo uwo muntu akanapfa cyangwa se nyine agataha. Ubwo urumva rero aho bigeze nyine nuko nabyumvishe nkuko nawe wabyumvishe. Ngiye rero icyo gihe nkibyumva natangiye kureba hirya no hino. Ese iyo wumvishe ibintu nk'ibyo bikavugwa noneho mu ruhando uhagazemo, ahantu nawe wisanga, ubyakira gute? Ntabwo ubugira umutima wawe byinjiramo gute, ubyakira gute? Nkagira ubwoba bw'igize byuko ubwo buhanuzi nkuko none se nyine umuntu yarahanuye cyangwa yareretswe, hanyuma nyine ibyo yeretswe bibaye ari iby'Imana bizaba. None se icyambere ko atavuze ngo ni runaka, ubwo ubitindaho waba wumva yuko ubitindira hecyo? Abantu bose bariho bazanapfa, ko tubyite gupfa, kuko n'undi yaravuze ngo ni ugupfa. Urumva? Hanyuma rero nimba bazapfa ntawuzi igihe azapfira, n'abapfuye ntibapfuye wenda n'Imana yabivuze. Ubwo rero ibyo bitinzeho byaba ari byo guta umwanya, ntabwo umuntu yabura ibindi atinda, haba havugwa byinshi. Murabyumva rero, we ntago yigize abyitaho, ntago yigize abitindaho. Ntabyo natinzeho, n'ubu ntago numva bimfasheho rwose. Bivuze ko hari ibindi bintu watinzeho cyangwa wari ubugiye? Hari ibintu wumva ukaba wabitindaho, ariko umuntu hanuye ati Imana inyeretse ko hari undi muntu muri gospel, ugategereza uwo ari we, kuko nimba ataravuze uwo ari we, iyo yamuvuga abantu bose bari kuzajya no kumusezera nibura. Turabehuza dutahiriza buzasanga. None rero katamuvuze, ubuhanuzi buzemerwa bwasohoye nyine. Ntago wakwitegura se? Kwitegura iki se? Witegura uvuga uti bishoboka ko ari nge, bishoboka ko ari nge. Ntago numva ari jewe, nge ntago ndi mu bagenda vuba. Ngira ngo n'uwamubaza yasanga atari jewe. Ati ngewe ntago ndi mu bagenda vuba. Amubo yeretswe bagenda vuba sindimo. Yego. Ngaho rero Theo, muri iyi minsi urumva ntiwigize ubitindaho, ntiwigize ubiha umwanya, bivuze ko hari ibintu wari uhugiyemo muri iyi minsi. Ndashaka kumenya muri iyi minsi Theo wahugiye mu biki? Jewe mpora mu bintu bimwe, kuko icyambere ndi umuririmbyi.
cyangwa se umuhanzi nta gihe mbaho ntafite aho kujya kuririmba cyangwa ubutumire ibyo twita ibiterane cyangwa se ibyo twita ibitaramo kubera rero ari byo mporamo uyu numbura ujya umenya ngo yagiye kuririmba nta kandi kazi nkora nibyo mbamo gusa. arabivuze kuko ndabyibuka muri iyi minsi bwo yari afite n'ubuhanzi yari afite n'indirimbo nyinshi by'umwihariko navuga ngo ni nk'ikiganiro cya mbere ashobora kuba akoze nyuma y'amatora. hari indirimbo yagiye agaragara mu bice byo hirya no hino mu gihugu birimo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi ku rwego rwa perezida cyangwa n'ahandi bagiye bamamaza abakandida. Theo ni ibintu bitavuzweho rumwe abantu babivuga ati na Theo uririmba gospel yagiye muri ibi yagize gute. Wabarabyumvise niyo waba utarabyumvishe kenshi ntiwabura na gake. hanyuma nagiye hirya no hino twamamazaga umukandida wa RPF Inkotanyi buryo ariko twamamarizagamo rimwe n'abakandida depite. iyo wageraga kuri site warabivugaga nabyo ko bagomba no kuzatora FPR kugira ngo bakanababwira ko nyine n'abadepite bizagendera rimwe nabo bagomba gutora kuri FPR. yego noneho ibyo njye ntabwo byari bishyashya biriya bintu byabereye bashyashya abantu bajengira ngo muri social media vuba kuko na manda ishize naramamaje. niyo wajya kuri YouTube ukandikamo amagambo runaka wenda bibaye ngombwa wambonamo namamaza muri 2017 naramamaje. kuba rero umuntu yarambonye 2024 bye kuri je byari bisanzwe nani mbimenyereye ahubwo icyari kuba kidasanzwe no kuba ntagarutse kandi mpari. ubwo rero urumva hari ibintu bibiri nje nabwira abantu babikomplaininga. icya mbere nimba turi abanyarwanda tukaba dukunda n'igihugu cy'u Rwanda kigomba kubaho gifite ubuyobozi kandi bwiza. noneho ndibaza wifuza ubuyobozi bwiza ntabwo wemerewe no gutora umuyobozi mwiza. none se umuntu uzatora ushoboye kumwamamaza bwo ntiwabikora? none se reka nkubaze wenda nk'abavugaga ngo noneho ngo ibintu ngo barabivangavanze ntabwo bagiye gutora se nese batoye ndi wenda ntibamutubwira ariko baratoye. nimba nemerewe gutora nemerewe no kwamamaza. hanyuma nimba ntemerewe kwamamaza ubwo sinemerewe no gutora naba ntora ndetse kandi ntamushaka. siko bisijyo gisobanuro se nimba utagiye kwamamaza ubwo icyo gihe wari kuba utazanatora. hanyuma nimba umuntu azi ko yatoye yivuga ngo kuki runaka yamamaje ari umukristo wowe se ko watoye iki? watoreye iki? si ibyo se yego urabitoye n'ibitari biriya nabikora bipfa kuba ari ibintu byiza biganisha igihugu heza cyangwa bizanira igihugu cyanjye ibyiza. njye ndi umwe mu bantu bagenda nkava mu gihugu nsohoka mu gihugu kenshi gashoboka ku buryo n'ubu ntabwo byagutangaza ko ubu tuvugana nta byumweru birashira mvuye Bujumbura mu gitaramo kandi uzi ko n'imipaka ikinze ariko baremera bakantegera n'indege nkajya kuvuga ubutumwa. noneho rero iyo umuntu agenda baravuze ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka ngo riba ryagiye kure. urumva iyo ugiye ureba n'ahandi ugahita ureba n'iwanyu wajya Uganda ukareba wajya muri Kenya ukareba wajya aho za Malawi na za Zambia tujya ukongera ukareba n'iwanyu twe tumeze gute none ukagira ibyo wakifuza wenda wabonye ahandi. urumva kuvuga uti yaba natwe mu Rwanda twari dufite iki twabi tugeze kuri uru rwego nk'iyo ngiye muri Kenya ni igihugu kiri muri East Africa ariko ni igihugu njyamo nkumva ngeze kwifuza gukomera ariko nifuriza igihugu cyanjye. n'ahantu usanga imihanda biri ku rundi rwego abantu bazi Nairobi uhita wumva wahagira iwanyu kubona iwanyu bakwiye kumera nka gutyo. urumva none nimba bitaranaba basi nitube turi inyuma yabo gake ubwo se urubindi umuntu yabambaza n'ibiki koko nimba mvuga nti hano ndi umupapa mfite abana nkeneye kuzasiga abana banjye mu gihugu cyiza kirimo amahoro gifite uko kimeze atari ukugisiga mu matongo cyangwa mu bihuru. ndumva ibintu mba nkorera igihugu nanikorera nkanjye n'umuryango. urakoze cyane wenda dusa nk'abagana ku musozo navuga Theo waratubwiye ati ubugenda ureba hirya no hino cyane nyine ureba akaruta kandi ako wazana nkawe by'umwihariko uba mu gisate cya gospel aho hantu byanga bikunze niba waragiye Bujumbura hari icyo wabonye ni iki kintu waba warabonye muri iki gihe
ukavuga uti muri gospel ngiye gukora iki kintu cyangwa hari icyo nteganya, hari ikintu waba uteganya muri iki gihe? oya nta muntu uba adafite imigambi, nuko hari igihe itinda kugerwaho cyangwa ibyo twita ibyifuzo, ariko jyewe nk'umuntu ubundi muri gahunda zanjye nifuza, ndumva ubundi icyo mfite imbere ndimo ndashaka gukora album, nshaka gukora album nshyashya. Hariho n'indirimbo zimwe na zimwe namaze gusohora zitarajya no hanze. Icya kabiri numva nibinkundira nago nzigiye nifuza no kuzakora igitaramo, nibyo bintu mfite muri gahunda. Ibindi ni ugukora kuko umuziki nkora niwo ntunze n'umuryango, nkakora urugo rwanjye rugatera imbere, abana bakiga, maze kugira abana bakuru bari muri za segonderi, nkarwana no kubakurikirana ngo ndebe ko bakiga ku bigo nshoboye. Ntago navuga ngo byiza kuko byiza birarutana, nshoboye ariko nibura abana bakazagira ubumenyi, ukavuga uti hari icyo mbaremeye. Nibyo mba ndwana nabyo, ni iterambere ry'urugo rwanjye ahanini n'umurimo w'Imana. Yego, wenda ikibazo cya nyuma numva nakubaza, uravuze uti ni iterambere ry'urugo rwanjye nk'umugabo. Benshi rero babona wagiye muri gahunda zo kwamamaza baravuze bati Theo si twababwiye abivuyemo bya bindi byo kuramya Imana no kwihimbaza, ibintu bya gospel agiye muri sekira, ubu noneho ni abaye nk'abandi bose. Ese iyo gahunda koko Theo yaba yifite? Oya rega nagwenga ibyo nsanzwe mbikora, jewe nakubwiye ngo na 2017 naramamaje, n'ubu ndagaruka. Ikintu nzi neza nuko ibyo mba nkora biba numva mbishaka, nje ndikukubwira ngo ikibazo cyari kubiyo ntabijyamo nkabura umwanya wabyo. Naho ibya sekira nakoze indirimbo ivuga ku mukandida, ni indirimbo yitwa ngo FPR ku isonga, nabihurije hamwe mvuga FPR mvuga n'umukandida wa FPR. Icya kabiri izindi ndirimbo zagaragaye zimwe ni nizo najyaga mu bitara, najyaga kwamamaza bakansaba no muri zo nsanzwe ndirimba z'Imana, bose babireba ibigeragezo si karande, abantu bakibyinira bakishima, kandi nicyo umuntu yabaga ashaka kugira ngo abantu nyine bazatore bafite morale, ukajya ukabafasha mu gihe dutegereje wenda bari buduhe ibiganiro, abantu ntibicwe n'irungu duhari turi intore tukaba duhamiriza nyine. Ariko Theo hirya no hino barambwira ngo Theo twaramubutse, hari umuntu waba gukeneye, sinzi niba ari nimero wahinduye? Ntayo nahinduye, ahubwo yari ari mba nayikuyeho. Nk'ubu niriwe aha turi nahiriwe, ntanemerewe kwitaba telefone, twari mu nama kuva saa 3 dore saa 12 zirageze. Harimo amatora, wabibonye n'umuryango witwa Abadasigana wahuje abahanzi, reka mbari nacyo nyivuge, turi hano turi abahanzi benda kugera mu 100, barimo abagabo n'abagore, abasore n'inkumi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, baniganjemo abo muri ADPR cyane. Nako nago nabura kukavuga kuko mba mbireba. Urabona ko hari itangazamakuru, hari abantu benshi. Ni igikorwa cyiza, tugera igihe tugahura tukegeranya amafaranga, hagira ugira ikibazo tukamutabara, umuntu yarwara tukamusura nk'umuryango. Nibyo barimo bashyiraho ubuyobozi kugira ngo bijye bari ibintu bifite gahunda. Ndi no mu batowe na vice representa wao. Urumva rero ko ari ibyo. Harimo n'abapasteri, ndarikira n'abandi bantu bazabishaka bazaze muri uyu muryango, uzaguka nushaka uzagire n'amashami mu gihugu. Pfa kuba ari umuryango w'ibikorwa byiza. Kugira ngo umuntu awujyemo bisaba iki? Nta kintu bisaba, icyambere ugomba kuba nyine uzumva ibyo tugusaba kuko bizamo amafaranga no kutubonera umwanya nkuko natwe tuwubona. Ibindi nazagenda mbivuga, ndaza gutanga nimero ni nashaka umbwire nyitange, wadukenera yabitubaza. Ngira nimero yitwa 0782 62 69 78, iba kuri WhatsApp, iba kuri Momo, kuri mobile money. Kuko impamvu tubivuga, hari n'igihe umuntu ngo aba yumva ari cyo yakwihera akwikundira, hama rero ari batazi ko iyo nimero bikora. Ngayo nguko uzagira yerekwa nyine azamenye ibintu byiza bikore. Yes, ku kantu kajyanye n'abadasigana. Abadasigana ni dore ngaba baruzuye mu bikorwa byabo, watubwira ni nk'ibiye? Nakubwiye gutabarana. Umuntu aramutse arwaye turamusura, umuntu agize ibyago tukamutabara. Urebye n'ubundi ni mwene ibyo. Ibindi ni amafaranga twegeranya ku buryo dushobora kuzagera no ku zindi ntego bitewe n'ubushobozi dufite, kuko buri kwezi hari ayo twishyura, kandi biri kugenda bigira intera ndende. Byatangiye mbifata nk'ibisanzwe by'abahanzi, ariko ubwo byajemo abapasteri bikaba birimo abanyamakuru, birimo iki, birimo biragana ahantu heza cyane. Nabwira abantu ngo bazahuzemo nyine ndi umuvugizi wungirije, ubwo ndi kuvuga ngo abantu mutaza Abadasigana
muze mubamenye ndi kubavugira n'uwashobora gutera inkunga uyu muryango w'abadasigana yawe uyitera muri rusange. Tugana ku musozo ni irihe jambo wabwira abakurikira ni Gospel TV? Abayikurikira nababwira kuyirangira n'abandi kuko jye narebyeho mbona mugira ibiganiro byiza kandi byibanda ku ijambo ry'Imana n'ibintu bya gikristo. Aho rero njyewe mpita namamaza bazabyiteho. Urakoze cyane. Nawe urakoze.